ubwo rero umunyaki n'umukobwa aba afite ubwitwararitsi, umuhungu umurambagiza igihe cyose ashakisha agakanzu keza n'akajipo keza n'agapuderi agashyira ku maso, kugira ngo bahuriye hose akamusanga ari agakobwa keza kaberewe. Haleluya. Gashobora no gufata ifoto igasohoka ari sawa, ariko namaze kugera mu rugo gutinda gutya akaba yakuze mu rupira niba baba baragitse hehe. Igipira cyakurutse ijosi, amabere ubundi yajyaga arwana no gushyiramo akantu kayafata ngo yegerane ahagaragare neza, ubwo akarirekura ukagira ngo yongere abana 8. Kinagira abantu b'inzobe bakarengaho bakaba imihondo cyangwa imyeru, ariko ugasanga urugo nta mahoro, bagira ngo ni ikizubasuba bacanye mu nzu, ariko ugasanga wapi nta mahoro, nta munezero, nta byishimo. Shingiye ku magambo pasita yavuze aha ngo indirimbo basabye, numvishemo ko mbega umunezero n'ibirunga yegewe nayina mu mutima wanjye. Haleluya. Bigaragaza ko muri abantu bashaka umunezero. Amina. Muri abantu bashaka kugira urugo runezerewe, nanjye nibyo ngiye kuvugaho. Tekereza umuntu uhuye n'ubuhanzi. Yesu ashimwe cyane. Kino gihe abantu babayemo barubatse, abashoboye kwihangana ariko batanezerewe. Umuntu akabamo washinyirije. Hari umudamu hambere nari nsengera abwira ukuntu urugo rwe rumereye, nawe yashatse anezerewe nk'uko abaganga umuntu unezerewe uyu munsi. Amina. Ariko uyu munsi yaje kumureba afite ibikomere hano wagira ngo ni imbwa yamuriye cyangwa igikoko, mu ijosi, mu maso, ibikubite byinshi, ababaye cyane arira, kandi ari umugabo we wavuga ngo kubisana muri. Ariko Imana iramukiza ntiyamwica. Yesu ashimwe. Hagati y'ukwezi kwa 9 n'uku amaze inkuru maze kumva z'abantu bica abo bashakanye, imiryango irenze 5. Yesu ashimwe. Hari igihe rimwe na rimwe nigisha iteraniro ry'abashakanye, abagabo bamwe bagenda bari kumugura ngo nikubwira gusa erega zidukwamo nkuru. Yesu ashimwe. Umugabo n'undi ni we nyir'urugo, niwe ugomba kukubaka. Ariko kino gihe dufite ibibazo, kugira ingo zubatswe n'abagore kandi n'abagabo bahari bagira ngo ni abapfakazi, umugore wanyu ntazabeho nk'umupfakazi. Yesu ashimwe cyane. Azabeho nk'umugore ufite umugabo igihe cyose uzaba ukiri ku isi. Yesu ashimwe. Haleluya. Ariko ndabagira inama mwebwe bari aha ngaha babiri, kugira ngo mufatireho ko umunezero mufite ntimuzawutakaze. Icyatuma rero mutamutakaza nuko mukomeza ibyo mwakoraga. Abantu benshi iyo bamaze gusezerana, ukabona umugore umugejeje mu rugo, ukabona umugabo akugejeje mu rugo, ubwitwararitsi wagiraga muri cya gihe urabureka. Ntuzareke ubwitwararitsi wagiraga, n'ubundi uzakomeze ubwitwararitsi wakomezaga ugira, ukomeze ubugire. Uko wajyaga witwararika kugira ngo akubone ukeye, n'ubundi ntuzaze ngo aze agusange wambaye urutishati ya mipira babaha mwagiye kwamamaza umunsi wa sida cyangwa umunsi w'abagore, wa munsi wo kurwanya ibiyobyabwenge. Hari imipira bajya batanga, imipira yo kwamamaza mu matora, hari ukuntu igikururuka ijosi, ikagira ijosi riruta ry'iki gitenge n'akayi, uko iyi mesa n'igitenge ikururuka. Ubwo rero umunyaki n'umukobwa aba afite ubwitwararitsi, umuhungu umurambagiza igihe cyose ashakisha agakanzu keza n'akajipo keza n'agapuderi agashyira ku maso, kugira ngo bahuriye hose akamusanga ari agakobwa keza kaberewe. Haleluya. Gashobora no gufata ifoto igasohoka ari sawa, ariko namaze kugera mu rugo gutinda gutya akaba yakuze mu rupira niba baba baragitse hehe.
igipira cyakunze ijosi, amabere n'undi yajyaga abana no gushyiramo akantu kayafata ngo yegerane ahagaragare neza, ugakarirekura ukagira ngo yonega abana 8. ureba natwe twongega abana twaba tugeze no ku buzukuru tuhora twashyizemo akantu kugira ngo mugenzi haleluya. niba utazi aho bakurira gufata neza amabere agahama mu mwanya wayo, uzambwira nzakugira inama. bwa bwitwararika uzabumane igihe cyose ajya kureba yongereye kuvuga ati ntuzatume yicuza ngo yibaza atari ko yuhajya namukunze bigenze bite. hari igihe umuntu ageraho akibaza, turi abantu kwibaza atari ko ariko ubu namuhisemo, nari naguye igicuri njya kumwemera, nari naguye igicuri, nari ndwaye mu mutwe, nari nasaze ko ntari umukecuru ngo nari naguye ku ziko, ibi nahisemo mahitamo nyabaki. ntuzatume ndetse igatekereza. haleluya. ahubwo igihe cyose ajye yishinga icyo aravuga ati ariko nahisemo neza. haleluya. ariko ibyo uzabigiramo uruhare igihe uzajya ukomeza kumuvugisha byajwi byiza, ritari nk'umunya, ritari meze nk'iry'intare. twebwe abagore na Bibiliya yari tuvuzeho ngo twizabya zoroshye, ntabwo dukunda abantu batubwira amajwi nk'ay'intare, nk'ay'ingwe, nk'ay'ibikoko bikaze. urabizi n'ubundi ujya kumutsinda ukamwemeza, ukamubwira ijwi ryiza, umureba neza, uramusekera, yibagirwa kwigikana. haleluya. agiye kubonabona hariho marayika y'umuhungu w'ije, kubera ijwi ryiza, kubera akamwenyuro keza, kubera kumusubiza neza, kubera kumuhendahenda. ubundi ntuzabireke. bagenzi banjye, hari abantu bibwira ngo gutereka birarangira. gutereka ntabwo bijya birangira. haleluya. barakubeshya ugasa namugeza ngo ubona ko nkahora gutereka, bareshya badashaka gutereka, wowe ratujye witerekera. ngewe ntuye nk'umuntu mukuru, umunsi urareba n'umwana. bareshya abo biyemeza. yesu ashimwe cyane. haleluya. ryajwi wamubwije ugatsinda umutima we akakwemera, urikomeze. cya kiganiro mwagiranaga mujye muhora mugikora. abantu baheruka kuganira bakiri abafiyansi, bamara kuba kubaka, hehe no kuganira, aho umuntu akajya kwiganira n'abandi bahungu, abahungu ntibakubakira, ajya kwiganira n'abandi bagore. abo bagore baramubwira imiruho yabo n'imibabaro yabo ituruka mu byaha byabo, baveho ziricyo uganira na Yehova. ntibakiranuka, byarabananiye, ntibacya bugufi, ntibakunda ijosi. niba ugiye kwifatanya nabo ihora uca bugufi. twumva abagabo uko babaye bakunda kubaha. yesu ashimwe. haleluya. ikiganiro cyiza, iyo abantu bataragira uko bagirana ikiganiro cyiza, wihishe nk'ahantu haba nk'akanyoni, baba we. yesu ashimwe cyane. haleluya. ukaba nk'akanyoni ukihisha nk'ahantu, ukumva ikiganiro bagirana, n'ukuntu babwirana, n'ukuntu bahana amasezerano. sinzaguhemukira yewe, nanjye sinzaguhemukira, n'ukuri kandi ntuzamhemukira. nubwo byagenda ndagakwitwa ndagavu, akamurahira indahiro zitabaho. yesu ashimye cyane. icyo kiganiro cyiza kubera icyo abantu bageraho bakakireka. nubwo wahorana kugira ikiganiro cyiza nanjye ariko ukamwizeza ko uri umugabo, ukamwizeza ko uzamwambika ikanzu, ukamwizeza ko uzamwubahisha, ukamwizeza ibintu bikomeye, n'ubundi komeza ubimwizeza. komeza ujye umuha umwanya. ntuzamwime umwanya. numwime umwanya satani azajya aho ngaho. yesu ashimwe. jya umuha umwanya. urumva jeri, buri muntu ajya mugenzi w'umwanya, umva mubabwire ikintu kizabubakira. cyangwa mbere na mbere utabivuga ntabwo ndavuga kukeya, nimuntu ushaka ngo abite
ugomba kuba ukoze ibi bintu uzi neza yuko Angelique avuye ku Mana. Angelique kwemerera Evode mukicara mu mutima wawe bagombe kuba harimo ikintu kivuga ngo Evode n'umugabo uvuye ku Mana. Niba icyo kintu kitari mu mitima yanyu tubwire twitangire namwe mu mace muziranye. Mugeze mube mu murenge cyangwa mwahuriyemo kera mutahe mubane murambe mwamuvugeho. Ariko umuntu ugera hano ahantu hasa nk'aha agomba kuba ufite icyemezo mu mutima we kivuga ngo uyu ni umugore uvuye ku Mana, uyu ni umugabo uvuye ku Mana, tuzabana ubuzima bwanjye bwose. Ntukora ahutse cyangwa yabitekereza uwo munsi ngo ahubwo umuntu ajya abitekerezaho yongera abitekerezeho, atuze yongera abitekerezeho, abisengere abyibazeho, ahanuza abaze n'abasuzugura, abigenzure, nashaka tuza amara umwaka cyangwa 2 cyangwa 3 akibyigaho, kuko ni icyemezo kidasubirwamo. Amina. Ntabwo uzongera kugaruka ahangaha ubwe ngo nabonye umugeni nimunshingira. Ntabwo tuzagushingira niyo ufite impamvu igaragara yatuma utandukana na Angelique. Bizakomeye cyane, bizakomeye cyane. Izashimwe cyane. Angelique niyo uzaba ufite impamvu ikomeye cyane, kukomereye cyane, ntabwo tuzayirebaho. Biragorana mu rusengero. Mu myizerere yacu biragorana gushingira umuntu twashingiye. Haleluya. Niyo mpamvu ugomba kugira uruhare, ukabigiramo uruhare, bikaba ikarata yawe, bikaba icyemezo wifatira mu mutima cyo guhora ushakisha, guhora wishimira umugore washatse wahawe n'Imana, cyangwa umugabo washatse wahawe n'Imana. Kuba wawe umwishimira kandi nawe utuma kwishimira. Erega burya kugira ngo akwishimire nuko nawe ubigiramo uruhare. Ntabwo wabwira umuntu ngo unyishimire. Hari abantu ujya baba basenga Imana ko Mana ukwishimire. Ntabwo Imana yakwishimira kuko wabisabye, ahubwo yakwishimira kuko ibintu byiza wakoze. Haleluya. Mana nakucyubahira. Mana umugisha, ntabwo Imana yakumugisha kuko wabisabye. Umugore y'urukara ariko mugenzi umunezero byo mu rugo ruteye ubwoba, ugasanga undi n'igituku w'umuhondo nako. Kinagira abantu b'inzobe bakarengaho bakaba imihondo cyangwa imyeru, ariko ugasanga urugo nta mahoro, bagira ngo ni ikizubasuba bacanye mu nzu, ariko ugasanga wapi nta mahoro, nta munezero, nta byishimo. Rero ibinezeza si hejuru, naho ntago hanze, naho ntabe heza, ariko mu mutima niho hantu Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Ugomba kumenya neza ko Angelique ari Imana iguhaye uyu munsi. Iyo Imana ukayifata neza, kuko Imana izaguha izindi impano nyinshi, ariko ntabwo izaguha impano y'umukobwa. Haleluya. Izaguha izindi impano zawe ziracyari mu ijuru nyinshi zizaza, iz'amazu, iz'amamodoka, iz'amadolari n'izindi bintu n'iz'abana, ariko iyo umugore ni imwe. No ku mugore ni umwe. Imana izakongera ibindi bintu byinshi, abana, inshuti, imitungo, ibyubahiro, ariko impano y'umugabo yo ni imwe, indi ifite umunsi. Haleluya. Haleluya. Izina ry'Uwiteka rishimwe. Ariko ibintu bivuga murabyumva. Kambabwire ku bintu bikeya bizatuma muhora munezerewe. Ndavugaho iby'ingenzi bibiri byonyine. Bavuge ku ijambo ryo kubwizanya ukuri. Yesu ashimwe. Ubwo mureba iko zirimo kugenda zirushaho kuba nabi, ahantu bibanza gupfira, mujya mubona inzu cyane cyane kubakisha rukarakara, ukamenya iki gasaduka nk'amazu y'ambere hambere. Kwayo kubaka kino gihe ntabwo kuze gusaduka, kwayo yubakishije amatafari ahiye ndetse yubatswe no mu buryo bukomeye.
ukabona ahantu wiyashije kuva hejuru kugera hasi. Yesu ashimwe cyane. Rero iyo abantu batangiye kutabwizanya kuri mu rushako rwabo mu mubano, hakabonekamo umwe ugira utavugisha ukuri, ahita mu mubano wabo hahita hazamo umuntu kurusa tutameze. Ugasanga abantu baba kuri gurupu, abantu baba kuri WhatsApp, abantu baba ngo bariganye, ngo baraturanye, ngo baturutse ku musozi umwe. Hakaba hari umuntu rwose wateretse mu mutima wawe ahantu. Nta muntu ugomba kuba mu mutima wawe, niwe mujyanama wawe wa mbere. Nta bandi bajyanama ugomba kugira mbere y'uko wumva inama ze. Uramutse unabikoze bizaguteza imitima. Nta muntu w'inkoramutima ugomba kuba ufite urenze ku mugabo wawe ugiye gusezerana buri munsi. Yesu ashimwe cyane. Birahari cyane mu ngo nyinshi, ugasanga umuntu afite umuntu ku mutima we runaka, niba abwira ibanga rye. Niba umugore atazi hakaba undi muntu urizi, niba umugabo atazi hakaba hari undi muntu urizi. Ibyo rero byabagaho, ariko kino gihe ntabwo ari byiza ko byabaho, na cyane cyane ku bantu bubana Imana. Kandi ntabwo byabagaho mu bafuti, ntabwo byabagaho ngo ibiremewe. Kandi ubwo wari usanga n'ubundi budafite amahoro n'umutekano, kuko umuntu ufite ibyo aguhisha se wamwishimira. Wamwishimira usibye kwihangana no kwirengagiza. Umuntu ufite ibyo aguhisha wamwishimira. Umuntu ufite ibyo agucinga wamwishimira. Wabwirwa n'icyo wabihishira, uhita utekereza ko afite undi mugore cyangwa undi mugabo. Ifuye rikaza, ya mungu nayo n'igihe bikaba birahageze. Igikuta kigasata. Haleluya. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Reka nongereho akandi gaceya bigendanye no kubahana. Nina Bibiliya tubwira muri mu Efeso ibice 5:22 kugeza mu 31. Harimo amagambo meza yigisha kubahana, uburyo abantu ngo bashakanye bakwiriye kubana, kubahana, bahana agaciro. Yesu ashimwe. Cyane cyane atazine bavuga ati bagore mubahe, bavuga ati bagore abo bana nk'uko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero, ari ryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Ariko nk'uko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Muri byose. Amina. Atangira ahereye ku mugore avuga ati ujye ugandukira umugabo wawe, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we. Bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira waryeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye aryishyire rifite ubwiza ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge. Uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo n'imibiri yabo. Ugomba gukunda umugore n'umubiri wawe. Nitangira aravuga ngo ni urubavu. Ngo nakabavu ko mu mbavu zanjye, nakabavu ko mu magufa yanjye, nakara ko mu mara yanjye. Ukamukunda wakaza, ukamutetesha, ukamubwira neza. Ndabyumva. Agahora anezerewe. Ukamwubaha, ukumva ko ari umugore wawe adahwanye n'abagore bandi bari ku isi. Ukamuha agaciro karenzeho ak'abandi bantu. Ahubwo abandi abatari bamenya agaciro k'abagore babo, usanga mu
umugore we ariwe ashyira hasi abandi bantu akabaha agaciro, ariko burya ni ukutamenyanira abantu ntabwo mbizi. Ariko umugore agomba kumuha agaciro, ukamukunda, ukamwitangira. Kino gihe ibintu bigenda bihinduka, ariko ugomba guhora tubana no kusubiza mu buryo. Ntabwo muba muryamye ku kintu nk'igikubita ku rugi rw'ina madamu ngo ngenda urebe. Niho ugomba kujya kureba umugabo nawe uriya n'umugore. Genda urebe madamu. Umwana bamwirukanye ku ishuri. Genda se ni wowe ushoboye byo kuvugana na direkteri. Niba hari umuntu ubishyuza ajya kuvugana n'uwo muntu, ni wowe uzi gutongana. Mbese ubu nubwo ahantu sinzigira ibintu bigenda bimera, ariko njye mvana ibintu bijya mbona buriya njye imyaka myinshi ntumbera ahangaha ndi gukura, ariko mbona ibintu bigenda bihinduka ukuntu, kandi ntabwo ari byiza. Ibintu bigenda bihinduka ukuntu, uko ugenda ushyira imbere madamu ushyira imbere azajya barwara ubutwari nurangiza uvuge ngo umugore aransuzugura. Atagusuzugura niba ujya gushaka inzu mwimukiramo ugasanga yimutse. Atagusuzugura niba ujya gushaka ikibanza akakigura agashaka ntabwo bakigura n'isima. Atagusuzugura niba ujyana abana kwa muganga, niba ujya kubashakira amashuri, abagore sinzi ukuntu byagenze. Yesu ashimwe. Iyo ugiye gusura abana ku ishuri usanga yaba abagore 80%, abagabo 20%. None se niba inshingano z'urugo zose ari kuzikoreye, urakora agakora, kino gihe twese turakora. Yesu ashimwe. Yesu mwamenye. Haleluya. None se kubera icyo atazagera kumva ibintu anabishoboye anabivuyemo yabaho, tuzatuma umugore wawe agira ibyo bitekerezo. Nk'uko bavuga ngo mu Kinyarwanda ngo abagabo ni imyugariro, kandi abagore ni umutima. Umutima uba ahantu uherereye ntabwo uba kuwubona. Keretse gukoraho ukuntu kutera, ntabwo wawubona ugenda ku muhanda, ariko imyugariro uciyeho wese arayibona. Haleluya. Yesu ashimwe. Iyo umugore wawe ahantu ube myugariro wamugana. Imana ishimwe cyane. Ngo Yesu yitangiye itorero ngo kugira ngo ateze, hari n'itari kimeze n'umuhanya icyo ari cyo cyose kugira ngo aryishyire ridafite n'ikizinga ahubwo rikeye bisa neza. Kuri inyuma turamuririmbira kubera Evode yaguhesheje agaciro. Ni umuntu ukomeye rero mu buzima bwawe, ugomba kumwubaha kurusha abantu bose bo kuri iyi si. By'umwihariko ugomba kumwubaha, ugomba kubaha abantu bose, ababyeyi bawe bafite urundi rwego, inshuti zawe zifite urundi rwego, ariko Evode ugomba kumwubaha mu bundi buryo butandukanye. Kandi mu bintu byose bibaho urakumva, ni umuntu ukomeye cyane. Ntabwo ushobora kubyumva gutya gusa, ariko ugomba kumwubaha kandi ukamwubaha ukanamwubahisha. Erega uko ubasha umugabo ntawe undi wamwubaha, kandi iyo wamusuzuguje abantu bakamusuzugura bararenga nawe bakakugaya. Iyo ugomba kumwubaha agasohoka asa neza, agasohoka yagiye, agasohoka yisize, akagenda ari sawa, agatandukana n'uko yari ameze mu musigateri, bikagaragara ko afite umugore. Kandi icyubahiro umuha kikugarukaho, kikugarukaho abantu bakavuga ariko afite umugore, niba umukoreye ikugejeje kuri ruriya rwego. Abantu bibwira ngo iyo wubashye umugabo wawe ngo utaye agaciro, ahubwo ni kugira agaciro. Ugomba kumwubaha, ukamwitaho, ukamukurikirana, ukamenya ibintu byose ko ari sawa. Isuku, imirire, imiryamire, byose. Bana kujya mu bandi bantu, ishati ishagaraye, isogisi yambaye umugore n'umutuku, ibitatu ikosa. Hariho abahungu bitereye kutyo, bamwirirwa amateka n'abagore. Ariko bamwe nagiye mbona, iyo ugeze nko mu cyumba cy'isibateri urumirwa, ukabona akwiye gutabara, ukabona akwiye gushaka kandi agashaka umukobwa uzi ubwenge ushobora kumufasha.
ugasanga amasogisi imigozi y'inkweto n'amama binini na jinisi yakuva yayigura ntirasurwa n'ishati n'ikote na jaketi biravanze n'amashuka na kompiyuta n'impapuro byose ukareba ko ari icyumba ko ari salo ko ari puberi ukareba ibyo ari byo ugasanga icyumba kiravangiye n'icyuya no kwiyuhagira bamwe barasiba gatatu kubera ubute. Yesu ashimye cyane. Hagomba rero kuba itandukaniro umukobwa mwiza. Haleluya, haleluya. N'imirire nayo hagomba kuba itandukaniro ibyo kurya muri resitora ukajya muri resitora kurya capati niba uzi ko wazikunda ugenda uzikunda usanga zirire mu rugo ukajya muri resitora kuryayo capati n'amandazi yubatse uraryamira sibi bakobwa mu mujyi baryamiye icyo ntabwo ari ugomba kubyuka kare nk'umudamu wiyubashye ugakora ibintu biri sawa kuba cyane imitekerereze kandi sicyo gice. Ukomeze. Ugeze ku murongo wa 28. Uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo. Uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo. N'imibiri yabo. N'imibiri yabo. Ukunda umugore we. Ukunda umugore we. Abayikunda. Abayikunda. Kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we. Nta wakwanga umubiri we. Ahubwo yawugaburira. Akawukuyakuya. Nubwo Kristo abigirira itorero. Yego. Kuko turi ingingo z'umubiri we. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata bombi bakaba umubiri umwe. Ibyo n'ubwiru bukomeye cyane. Ariko ibyo mvuga byerekeye kuri Kristo n'itorero. Nuko namwe umuntu wese akunda umugore we nk'uko yikunda kugira ngo umugore nawe abone uko yubaha umugabo we. Abone uko hari igihe utabona uko wubaha umuntu bitewe n'ukuntu akundi. Haleluya. Ndumva ashaka guhagararira hano n'ubwirwa ni byinshi navuga mujye mukora ibintu byanyu mu mucyo mwumvikane gutegeka ntabwo byubaka kumvikana n'ibyo byubaka gushyigikirana n'ibyo byubaka. Haleluya. Kurebera hamwe bafitiye akamaro ibyo byubaka. Uzafashe icyemezo ukamenyesha umugore ntabwo bizagufasha cyangwa umugabo. Yewe hariho n'abagore akazafashe icyemezo akamenyesha umugabo. Nabonye akazi ku Gisenyi kandi nzagenda ejo ababwira byinshi babigishe byinshi ariko Imana irigisha ikaguha ubwenge ukamenya ko nta rugo rumeze nk'urundi. Wikora n'ibyo mukakana akakora, wikora n'ibyo runaka akora. Saba Imana ikuha ubwenge zo n'ijambo ry'Imana. Urugo ruteye ukwarwo. Yesu ashimwe. Twebwe iwacu dutinda kuryama mwebwe wenda mutoye kuryama kare wirebe iwacu ushobora gutinda kuryama ariko mu gitondo baryamye bitewe n'ukuntu tubaye n'imirimo dukora. Dushobora kuzinduka kare ariko nimugoroba tugataha kare. Uko tubayeho mwibikopera ntimugakopere. Murebe ibibareba mube mu buzima bwanyu kandi musenge Imana cyangwa kandi kumvikana no kubigendanaho neza. Muzagira umugisha kandi muzanezerwa. Imana amashyi mu izina rya Yesu.